abarwayi bananiwe barabaza banguka barashaka kunyigisha salama sha imeze bite se sawa hewe mufashe iki kunyigisha karate abafite abarwayi baza bakanga ashaka ko nkwigisha karate sawa rero kurikiza ibyo nkubwira twagiye manuka 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 zamura zamura umugeri subirayo garuka kora ibyo nkubwiye zamuka twagiye nyataka rebe ko ibyo nakwigishije wabimenye uko kinga gukuramo yugarura kinga ko ndimo nkuganza kinga jukinga ganera igipfunsi ndebe nera turebe ongera shyiramo imbaraga none tugiye guhangana none sasa wino rebe ko uzajya urimo urabimenya twagiye nyataka nyataka kubita ikintu turebe mubita umugeri turebe mubita umugeri turebe kudakubita imbwa burya byorora imisega sha byorora ariko nyingurira yansone sunsuzugure nifitiye amafaranga yanjye uzabaza kapasi nyicuruza agenda mvira ngaha muganga arizi shaka ntacyo yahita ngo mvure ko narwaye muganga ni njyewe muganga ni njyewe uramunyereka ye uramunyereka muganga ni njyewe komera boss komera shaka komera cyane bakomeye makuru yose gapfa boss amakuru ni meza urebye nta kibazo pe ayawe se nanjye nawe ni meza akazi karagenda ariko ikibazo nibaza iriya modoka yawe biriya bibumba biriho ubundi binyuza mu gishanga utwara ibintu mu gishanga by'ibiribwa ubundi biriya modoka kugira ngo hajye ibumba biba byagenze bite ariko ishaka pa uzi ko usetsa koko sikaniza ni umukozi witwengeye ariko ntabwo ari ukugusetsa inyuza mu bishanga imodoka se bayinyuza mu bishanga neza ko mbona niba yuzuye ibumba hasi wamenya wagira ngo twara ibintu by'imicanga epfo iyo ngiyo rero gapapu no kujya wihangana sibyo kujya wihangana biba bigoye mu muhanda umuhanda biba bigoye kuko urabona ushobora kugenda ugasanga ambutiyaje mu muhanda ugasanga ibiraro byacitse ibiraro babizi amateme ndayabona cyangwa se ugasanga polisi zakoze umukwabo aho ndabibona rwose kugira ugwe mu mutego ushaka izapanya cyangwa se za bugufi kugira ngo ukabona mbese ubonye urokotse ushima Imana ubwo rero iyo mbonye nkigejeje ahangaha nimugoroba ntashye mvuye ku kazi nshima Imana ubwo rero ujye wihangana yanyeka ibyo byaro bya Kigali bazinyujijemo aho bimeze gutyo umunsi umwe kubera ko ukomeza kunshimisha nzagutembereza nkujyane ya za Kigali bose byabahora bizakunda hari wasi uzangezeyo rero niyo uhera amaso aho ngaho i Kigali naho ubundi naho mba menyereye naho ubundi gapapu rwose iriya modoka buriya ntagiye mbigenza gutyo bayifata bakayitwara nk'amezi angahe abiri ibaze rero uramutse umaze amezi abiri udakora ku modoka kandi ariyo guha akazi ubwo se wayamara udahembwa icyo ni ikibazo kirumvikana nzajya ngerageza mu bushobozi bwanjye ihangana rwose gapapu ahubwo se boss wabona kandi kazi nako kagenda
ahubwo rero ubwo uranyibukije tuvuge ibindi dusubire ibindi niko naherutse ngushinga imirimo ibiri koza imodoka ndetse no kuzamu ese akuzamu ko kagenda neza ko nduzi akimodoka ko mbona ugakora neza ndakubye ati niba akimodoka ukabona ngakora neza akubuzamu karengeje akimodoka ubuzamuza umutekano buhari ahubwo boss kujya ugenda gake nijoro urabona ushobora gusohoka nyine hano ku marembo hanze kuvuga ugasanga ukubise ikibando hano rwose umuhini umugongo ndawuciye mabaje akumva ngo boss namuciye umugongo ari ibintu bibabaje wanze kuvuga ariko ubundi bitwenge ugira ujya kubigura hehe ujya kubigura boss ibyo mvuga ni ibintu byumvikana ubu se ibaze mabaje yumvishe ngo umukozi nkanjye naciye umugongo boss aho yaguhita yamitana kandi ntabwo wamubera umugabo nta nubwo byanashoboka ntabwo byashoboka weje ugerageza nubona ugiye gusohoka uvuga ati gapapu ntajya mpita mwumva vuba zaya mvuze amahone se ntibihagije ntabwo urafata ihone ry'imodoka byumva byibuze kubera yuko nta bajura bazana imodoka kwiba ahubwo nanone ikindi boss nukomba ibikoresho hajya ntabyo nazanye ntabyo urazanye kubera akazi kenshi rero ngenda nzirikana ko ndi bubizane bikarangira akazi amasaha mfashe ariko ubu ndi bubizirikane ejo ibikoresho bijana byakugezeho nta kibazo ejo uzabizana ejo nzahizana agapana ngaho rero gerageza ugende uri mu mirimo genda ujye mu mirimo ahubwo tuzasubira ejo nkuzaniye ibikoresho genda ukora akazi kawe neza nta kibazo boss reka ngere mu kazi kanje Salama muga Arusebe meze bite se nisa kanza n'agatebe hano nze tuvugane Salama muga Arusebe rero ejo navanye dadi kwa muganga ku ivuriro nyine hariya uko wakoreraga bampaye ibaruwa yawe ngo nyikushyikirizeho yakire Kwenda nkura ku kazi barakwirukanye se ndabona bashaka banyirukanye kabisa we ko numva ari ikibazo ko ndabona bashaka kumendura kandi kazi barashaka kukujyana ese none bashaka kuma akazi ka Gihanga no kuvura Gihanga urashaka kuba umuvuzi wa Gihanga hagana ahubwo manza ari Karongi ahari ariko ndumva kose ari akazi nta kibazo wagakora Kocha wamfasha ntagufasha iki se ubwo muga kanshakira abakiriya nkajya nkwemba 15 ubundi ukajya mfasha bandwanya kubakubita muga wigira ikibazo ibyo ngibyo ku ngufu hondi nazo rwose wigira ikibazo ahubwo se tubitangiye ryari wowe dutangira kwitoza woza mu gitondo ejo ntacyo no munsi ngwino twitoze noneho iminota mike yanjye nijye tujya kwitegura ngenda njya nkukubita utya yansora rero ukuntu ndi Selemani umuntu uteka nikuye Selemani umuntu uteka yiko banikuye mwana kugira ngo akuka kabyo kangere mukanzamukiremo nyine n'akayaga kose mere fresh ava wirebamo bidatuba mani cyangwa bikanga gushya reka sigaho ahubwo utanongera twese kapa witetse ureba he ariko sister we ntabwo ujya uganira koko tuba tuganira sister kangire vuba ndabona bigiye gushya tu kawunga natetse noneho ntayireba ahita yemera n'indi minsi yose azajya amamagara nshobora nabuze mwemeze ku buryo nawe azajya anyitaho tu kuko yasubiza mufatisha reka nze muhamagara oya na
Abanza mvugishe Gafaba. Halo. Meze bite mwana? Hasi mani Dusebe. Mama ngira inama rwose. Wagize ikihe kibazo se mani Dusebe? Umva, byari bebe ndashaka kubigisha ariko ndumva umutima uri muranya. None nkore iki? Bambe Dusebe, ubwo ibyo ari byo biba byaguteje ibibazo ra? Oya mwana winseka wengira inama nk'iniga yanjye. Ase kumuhamagara hari ibirenze mani, wamuhamagaye ukareba yuko hari ikibazo ugira. None reka nze ngerageze none ngenze nigaragaza. Oya muhamagare wigaragaza uca impaka so ukagira ubwoba mwana. Ntari wasi hagera. Sawa wanjye. Yego. Ako yansovu ntabwo ari umumbenge ko nari mukumbuye sister. Sinani ukumbuye neza. Njyewe numvaga mukumbuye tu. Nizere yuko wateguye twatuntu nkunda nyine ubwo nawe urabyumva. Igikoma cyo nushaka kukiyorera mvuye ahantu mvumbye akabo. Nasi genda yari mu gikoni. Nta kibazo reka ndebe nizere ko twiteguye neza. Koye. Ansone nawe yari yaneguriye tu. Ubwo byose ninjye yari yabiteguriye. Boshye. Biryoshye kubitu. Ubundi iminsi yose ajya ategura gutya. Hano yansone ndamwemeye mu buzima bwe tu. Ubundi nibimba nshaka rero. Tuguye n'imineke. Hano ho ndahembuka byatari. Data we. Sha yansone none ndakwemera tu. Fuck kugira here neza reka twanyagura. Sha yansone ujye uhora ubigenza gutya tu. Tawe. Sha yansone none arategura ndabyemera. Tawe. Sana birenze ibito. Kera ntari wasi. Nciyemo. Allo bebe. Allo. Umeze ute? Ni Mr. wagiye gukora kwa muganga. Mr. wagiye gukora kwa muganga. Nashaka ndakumva. Umva nashaka kukubwira ko ngukunda ahubwo duhure mbikwereke neza. Okay. Ndabizi uranyemera ubu ugiye kubitekerezaho uzambwira.